Iki ni ikiganiro umuhanano. Bakunze ibiganiro umuhanano nimero ya 6 ufite insanganyamatsiko igira iti: Generali Paul Kagame sohagaritse kwihorera nk'uko abanyepolitike bamwe bo muri opposition bashobora kuba babyibeshya. Kwihorera mu kivunge byahagaritswe n'ingabo za rubanda. FPR ifata umuvuno wa punguza wo kumara amazi mu ngunguru ukoresheje akayiko. Bakunzi ba gahunda y'ibiganiro umuhanano, nyuma y'uko umuturage w'Iburinga yumvise ikiganiro cyacu umuhanano nimero ya 4, akumva kandi n'ibyatangajwe n'umunyapolitike Ingabire Victoire, aho yashimiraga Perezida Paul Kagame ko ngo yabujije abatutsi kwihorera ku bahutu, uwo muturage w'Iburinga yagize icyo yunganira Ingabire Victoire. Aha dukoresheje inshinga kunganira kubera ko twe twemera ko ibyo Madame Ingabire Victoire yatangaje biri mu burenganzira bwe bwo kugira uko abona ibintu. Gusa biri no mu burenganzira bw'uyu muturage bwo kutabona ibintu kimwe na Madame Ingabire Victoire. Bityo rero ubuhamya bw'uyu muturage si ubwo kurwanya Ingabire Victoire, ahubwo ni ubwo kumwunganira. Kwihorera mu kivunge kandi ku mugaragaro byahagaritswe n'ibitero by'abacengezi bari batewe ishozi n'imyitwarire y'ingoma ya Mukotanyi yacuraga bufuni na buhoro rubanda nyarwanda. Bakunzi ba gahunda y'ibiganiro umuhanano, mukurikira ubuhamya. Banje kubasuhuza hamwe n'abakunzi b'ibiganiro byanyu bose, mugire impagarike n'ubugingo. Nyuma yo kumva ibiganiro byanyu byatambutse kuri iyi channel, cyane cyane icyo mwavuzemo ku bijyanye n'ibitero by'abacengezi byabaye mu myaka za 1997, 1998 ndetse gushyika mu 2000 mu majyaruguru y'u Rwanda. Ibyo bitero bikaba byarageze ndetse no mu gihugu hagati, kugeza no mu karere nari mperereyemo, kuvuga mu byahoze ari perefegitura ya Gitarama, komine ya Buringa. Ibyo nigeze kubivugaho, numvishe nagira icyo mvuga byabereye muri ako karere, cyangwa se ku byo nabonye byatumye isura ihinduka n'imvugo FPR yakoreshaga muri icyo gihe nyuma y'ibitero by'abacengezi. Hari aho mwagize muti hari abageze ku butegetsi bwa FPR aho imaze kudohorera, ariko birengagiza icyatumye habaho izo mbabazi. Mu by'ukuri nta kindi cyatumye abantu binjira muri ubwo butegetsi, kuko mbere yaho turazi neza b'inkotanyi cyangwa se kwitwa wo muri FPR byari bifite umwihariko wa bene byo. Nuko nyine yari imaze kubona yuko na nyina wundi ashobora kubyara umukobwa. Ndibuka neza intambara ikirangira muri za 1994, komine ya Buringa yahise iyoborwa n'uburumesitiri, sinzi ahantu yari avuye. Bari baramuhimbye Gatuku kubera ko yari inzobe cyane. Nta rindi zina ryiwe nibuka uretse gusa amabi yiwe yakoze, kuko mu gihe yari burugumesitiri nta kindi cyamuranze atari ukwica, gusahura inka z'abantu, gushyira abantu ku ngoyi. Ubwo icyo gihe umuntu w'umugabo baramufata bakamuhisha amaboko inyuma. Iby'ingoyi byari nabyumva kera ndi umwana, abantu bakavuga bati ya ngoyi noneho yagarutse. Ibyo rero nibyo byakorerwa abantu. Mu by'ukuri intambara ikirangira, ariko
nyuma yaho ibintu byaje guhinduka buke buke bitewe n'uko hari ababigizemo uruhare hari. Igihe rero ibitero by'abacengezi byari bitangiye cyangwa se byari birimbanyije mu majyaruguru, aho abandi bari bari ku ngoyi, hari ibintu bimwe byagiye bihinduka. Ndibuka neza umuresponsable umwe mu yari serire ya Rugerero muri segiteri ya Nyarutovu, uwo bitaga Kayiranga. Kayiranga yafaye ikorana n'abasirikare mu kujya gufata abantu, mu kubasanga mu mazu nijoro bakabarasa, cyangwa se kujyana gukorana n'abandi harimo n'uwo burugumesitire kujya gufata abantu ku manywa, bakagenda baboshye ku ngoyi, bamwe ndetse bakanabatsinda mu nzira, ibintu nk'ibyo. Icyo gihe intambara rero y'abacengezi igihe yari irimbanyije, ari mu bantu ba mbere hari abacengezi cyangwa se bafashije rubanda gukura ku ngoyi y'uwo mugabo, kuko bari mu bantu bishe, bituma n'abantu baruhuka, abantu bagira agahenge. Nyuma y'urupfu rw'uwo muresponsable, mu by'ukuri navuga yuko hari ikintu cyahindutse, ko abantu bararuhukije, kuko umuntu yaryama mu ijoro azi ko atari bukanguke, ndetse ubwo harimo n'abatararaga mu mazu, harimo bamwe bararaga hanze bavuga ati baraza kudusanga mu nzu. Muri icyo gihe kandi hari abayobozi b'inzego za leta zisanzwe cyangwa se abayobozi b'ingabo bakorera muri Gitarama. Amagambo bavuga babwira abaturage yari ayo kubatera ubwoba gusa. Inama zose zaremeshwa abaturage, nta kindi bababwira atari ukubabwira yuko umuti wavuguswe kandi bazawunywa. Umuti rero bavugaga nta wundi wari uwo kubica, cyane cyane ko bavuga bati ahangaha nta n'ikintu gihari, tuzahatera inturusu. Ubundi ati hariya hakurya, ubu ni ukuvuga berekanaga ince za Gisenyi, ati hariya aho tuzahatera itabi, n'ubundi hari hasanzwe hava itabi ry'irigoyi. Numva yuko nta wundi mugambi wari uhari ubwira abaturage uko nguko, nta kindi. Mu by'ukuri sinibaza yuko ibyo babivugaga birengagije yuko babwira abantu, cyangwa se bakaba barabivuga ari mu nzozi. Ibyo ni ibintu bavugaga, kandi noneho ntibanabivugaga gusa, banabishyiraga no mu bikorwa. Abibuka neza rero, hari hafi muri za 98 gutyo 99, niba muri za 97 cyangwa 98 sinibuka igihe neza, ariko hari umukomando umwe ndetse n'abasirikare bigeze barasira mu cya kabiri Gitarama. Umukomando ari kumwe n'uwahoze ari perefe ya Gitarama, uwo bitaga Nyandwi Desideri. Umukomanda baramurasha arapfa, Nyandwi we wari perefe arakomereka, bamujyana mu bitaro arakira. Umukomanda rero nta minsi yari ishize, muri iyo minsi yari amaze iyi minsi azenguruka perefegitura yose agenda akoresha inama, batera ubwoba babwira yuko bagomba gupfa. Ndibuka neza imwe mu nama nagiyemo, ndetse yabereye i Buringa ku kibuga cy'umupira, aho bita muri segiteri ya Gasave, aho bita hari ku kibuga cy'umupira cya Nyamatete. Umukomanda yari arimo mu bayikoresheje. Icyo gihe bafataga abantu mu byo bitaga sungamane, bakabegereye bakabashyira ku kibuga cy'umupira, ubundi abasirikare bakabagota. Ntawashoboraga kuba yava aho ngaho cyangwa se ngo agire ikindi kintu, mbega byari bitoroshye. Icyo gihe rero niwe yabwiye abantu, ababwira ati ngewe mubanze murebe aba bantu bose bangose, abasirikare bose babagose, aba ni ngewe barinze, si mwebwe barinze. Burya ninjya gupfa nzapfa ari uko aba bose bashize, ariko mwebwe se mwebwe muzatabarwa nande, ninde abarinzi. Nyuma rero y'iyo nama nta cyumweru cyashize batamurashe. Ibyo nabyo byatumye abantu mu by'ukuri bagira akantu k'akaruhuko, hanyuma n'abantu batangira kubona yuko
hari abandi bantu bashobora kugira icyo bakoze, cyane cyane kubabwira amagambo ayo ari yo yose, cyangwa se n'ubwo n'izo mpfu zose zakomezaga kubaho, avuga ati hari abandi bantu hari. Icyo gihe ibitero by'abacengezi birimbanije cyane muri za Giri, cyane cyane muri Buringa, Nyakabanda, Nyabikenke, za Rutobwe. Ntabwo byari byoroshye kuko nka Nyakabanda, komine Nyakabanda bayitwitse inshuro zishyika kuri eshatu niba atari enye. Buringa kugira ngo intambara ukuntu yari ikomeye, byabaye ngombwa kuzana indege zimena amabombe ku mazu y'abantu. Amazu yari impande yegereye ikibaya cy'umugezi wa Gikeri, umugezi umanuka uva muri Muhanga, umusozi wa Muhanga. Indege zagombye kuza zimenaho amabombe ku mazu. Icyo gihe rero mu by'ukuri hari ibintu byinshi byagiye bituma FPR ihindura umuvuno, ibona yuko ibintu bigenda birushaho gukomera ku magambo ndetse n'ibikorwa agenda ikorera abantu. Ni muri ubwo buryo wa burugumesitiri bamukuyeho. Maze kumukuraho, ndibuka icyo gihe yasimbuwe n'uwari konseye, n'umwe mu bari abakonseye ba segiteri, wari konseye wa segiteri ya Nyarutovu bitaga Nyamwaha. Bamuhimbaga Nyamwaha, yitwaga Alphonse, niwe ari Musangamfura cyangwa Muganamfura, sinibuka neza. Icyo gihe rero bamaze gukuraho burugumesitiri bagashyiraho uwo wari konseye yagerageje kuzana, noneho ntiyongeye kubwira abantu amagambo yo kubatera ubwoba, kuko we yari yanasanzwe ari waho ngaho, ari umuntu bazi neza, igerageza kugarura imitima y'abantu. Ikindi nagarukaho, hari ikintu kimwe FPR ikunze kuvuga ngo ntiyigeze yihorera, ariko abaturage, rubanda rugufi rwo hasi rwapfuye ntabwo rugira ingano, ndetse nta n'ushobora kuruvuga. Ariko mpereye ku Buringa, nahera nko ku muntu uzwi cyangwa se ku bintu bizwi cyane. Hari umudepite umwe wo bitaga Majoro Depite ukurikiye Yezu Pierre. Mu by'ukuri yari umusirikare ariko wasezerewe ku rugerero. Icyo gihe yari umudepite. Mu guhunga kwe muri 1994 ntabwo yigeze ahunga ngo agere kure cyane. Bivugwa yuko ashobora kuba hano kure yageze ari Inyange, mu cyahoze ari komine ya Kivumu, muri perefegitura ya Kibuye. Icyo gihe agezeyo aragaruka, kubera ko yari afite umugore w'umututsikazi hari, yaribwira ati bari buze kongirira imbabazi. Ariko agarutse, mu by'ukuri nta kindi bamusanganije, bahise bamwica ako kanya. Iyo aza kuba ari nk'umuntu afite icyaha, cyangwa se bavuga bati uyu ni umusirikare tubonye, hari kumufata bakamufunga cyangwa se bakamukorera ikindi kintu, ariko ako kanya bahise bamwica. Ikindi kintu nacyo kigaragara, hari inzu aho ngaho Kabataha, Buringa nyine, ya Karamira Frodoir, yari inzu ya etaje, yari ahantu bakundaga kwita ku bacuzi. Iyo nzu intambara ikirangira yari ikomeye, imeze neza, ariko baraje bayiteraho amabombe bayishyira hasi. Ibyo bimeze nka kwa kundi ngo ubuze shebuja ku bitimwa. Uburakari bari bamufitiye, urumva babuze ukundi ikindi bakora, bavuga bati reka tumarire kuri iyi nzu yiwe. Umuntu rero ushobora gusenya inzu ihagaze, ni gute noneho yashobora kwihanganira abantu mu by'ukuri? Ni ukuvuga rero hari ibintu byinshi cyane byagendaga bikorerwa abaturage, amagambo babwirwa, ariko ibitero by'abacengezi ubwo byagendaga bifata umurego, byagiye bituma hari ikintu kigenda gihinduka ku mitegekere ya FPR, ndetse ihindura umuvuno n'amagambo icisha make. Ni muri icyo gihe yatangiye, urumva inzego zimwe zimaze guhinduka, abantu bari bari mu kwihorera nyine bihagije, bimaze abacengezi bamwe bagenda babigizayo,
byatumye noneho bavuga bati reka tugerageze twegere abaturage tubiyegereze, aho kubabwira yuko aho bari tuzatera inturusu n'itabi. Bahindukira baza babwira abantu bati buriya mugerageje tugakorana, abahungu banyu bagiye mu bacengezi baza twabagira abasirikare babishatse, cyangwa se tukabakorera ingando bagasubira mu buzima busanzwe, ariko ibintu bigahinduka mukabona amahoro. Ibyo rero ntibabivugiye ubusa, nuko babonaga mu by'ukuri ayo bifuzaga gukama ari amaraso. Ibintu rero bitangira guhinduka uko nguko. Muri uko guhinduka rero hari ibintu bimwe abantu hari batamenya ariko cyangwa se bamenya ariko ntibanabyiteho. Mu by'ukuri muri uko guhinduka FPR yagiye yifashisha abantu, cyane cyane abakada yarashinze kuva na kera kose, ubundi yongera yinjira no mu bandi bantu, itangira kubereka yuko nabo bashobora kuba inkotanyi, nubwo mbere kuba inkotanyi byari bifite umwihariko wa bene byo. Ni muri ubwo buryo rero yatangiye. Turazi yuko intambara ikirangira hari amashyaka amwe yakuweho ngo yakoze jenoside, ayandi nayo bayasesa ngo afite ingengabitekerezo, ayandi asigaye ntabwo yari afite uburenganzira bwo gukora, aho yashobora kugarukira kure cyane hari mu rwego rwa perefegiture, hasi nta shyaka ryashoboraga kugerayo. Ariko FPR yo ibyo yabirenzeho. Wa mugani wa Bizimungu, ndibuka muri umwaka wa 2000 Bizimungu ijambo yigeze kuvugira mu nteko ababwira ati nimwebwe mushyiraho amategeko ariko namwe mwabwe muhindukira mukayica. Nubwo amashyaka atari yemerewe gukorera hasi, ariko kugeza mu 2000 FPR yari imaze gushinga inzego zose kumanuka hasi kugera ku maserire n'amasegiteri, ifite inzego amakomite ya FPR. Ndetse no hari n'ibindi bitaga ama task force yabaga mu maserire specialize, mu mahopitali, mu masantere de sante, mu bigo by'amashuri, mu bigo byigenga. Aho hose yagendaga ishinga inzego zagendaga zigisha abantu ubukangurambaga zo kubahindura nyine muri ubwo buryo. Mwaho rero babandi bashoboye kwinjira, cyangwa se bamwe ndetse harimo n'abagiyemo nyuma yaho nyuma cyane rwose, bagiye bakaba inkoma amashyi kuruta abandi bose. Ni muri ubwo buryo rero bigaragara yuko iyo yatangiye gukora wundi muvuno, ariko mu by'ukuri yica no ku mategeko yirengagiza n'ibyo yari yaranashyizeho. Ni muri ubwo buryo rero bigaragara yuko iyo intambara y'abacengezi itaza kubaho, hari ahantu hamwe imisozi imwe tuba tuzi yuko ubu ngubu ari inturusu, amazu amwe yarabaye amatongo, ariko kubera bimwe bibwiraga yuko bashobora kumaraho abantu bose, ntibyari bigishoboka. Nyuma y'intambara hari inzitwazo nyinshi cyane zashoboraga kwicisha umuntu uwo ari we wese mwahura ashoboraga kukwica, dore ko kuba tujya kwita hadu urenganya uciye ahantu baravuga ngo aduye ararengana. Ndibuka ku mabariyeri amwe namwe wambaye kambambiri ntiwaharenga. Icyo gihe dufata nka harya ku Cyome, ku bariyeri yari ihari hariya hafi ya Nyabarongo, hari abantu benshi bahari bazize kwambara kambambiri byonyine gusa. Kuri komine ya Buringa aho bitaga ku Munyinya hari bariyeri burugumesitiri yakundaga kuba ariho. Umuntu uhaciye kamusanga uvuye za Kibera cyangwa se za Satinsi muri za Gisenyi, wabaga ufite ingorane ntibashobora kuharenga. Hari abantu benshi bari mu gashyamba kari hafi aho ngaho batsinze aho ngaho. Ni ukuvuga rero hari ikintu kinini cyane cyatumye FPR yihindura umuvuno bivuye kuri bijya bitero by'abacengezi, kuko yabonaga ko bidashobora kugeraho iyo yumvaga yashobora kugera iramutse ikomeje, kuko iyi ntambara ari ikomeye cyane,
haba mu buryo bwose bushoboka. Bituma rero ihindura umuvuno, itangira noneho kwiyegereza abantu kugira ngo ibabwire yuko aho bari hazaba amatongo. Navuga yuko mu by'ukuri ibitero by'abacengezi iyo bitaza kubaho, mu by'ukuri nta kintu, abantu benshi aba ari amatongo, ahandi imisozi nyine barayiteye itabi cyangwa inturusu nk'uko nabo ubwabo babyivugiraga.